mbese TikTok yari itunze abantu benshi bafunze ubuzi bwabo bakajya mu TikTok. Ati rero abantu mutazi bya TikTok ngatsengo ko tubona gara amavideo gusa ngo bungukira amafaranga. Kambabwira ukuntu bungukira amafaranga, ari nayo mpamvu bari kwigaragambya benshi bavuga ati Mana abari gusenga Imana bashize hasi amavi kugira ngo batayifunga. Mwumvishe hanyuma ndatambabwira ukuntu biri kugenda n'itariki n'ukuntu igiye gufungwa dusoze nigendera umuhungu wa gatanazi. Nje mfite n'ubwoba ko bashobora gupfuye dada. Imana ikafasha nibayifunge. Mbo rero abantu b'abanyarwanda n'abandi bantu mutabizi ndabizi mwese abenshi ni mubizi mwese muzi ko TikTok ari application yo gushira ama video mukabyina mugahenereza ibyo bikarangira, ariko hari abakoresha TikTok nk'amafaranga nk'ikirombe gicukura amafaranga. Mbere na mbere muri Afurika yose nta muntu wemere guhembwa n'igiceri cy'icumi kuri TikTok. Umuhungu wa gatanazi munyumve neza kuko uyu munsi ngiye kubabwira utuntu tw'ubwenge n'amakuru meza sinzagaruka hano kubivuga. Muri Afurika yose ntago bemerewe kugira ute guhembwa, ndetse niyo mpamvu umuntu ukuriye TikTok adahangayikiye Afurika kuko nta amafaranga menshi yinjiriza, kuko urumva abantu benshi batunze TikTok n'Abanyamerika ni nayo yinjiriza mbese amafaranga hafi 80% TikTok yinjiza iva mu Banyamerika. Mwumvishe rero TikTok Afurika yose na Aziya yose nahe hose ibihugu TikTok ihemba ni ibihugu bikeya cyane byishyurwa na TikTok. Rero mukibaza ngo TikTok njambo n'ingegera nyinshi zigenda zikababeshya ngo mva ngo duha amafaranga ngo TikTok yawe ngo turayigira inyamerika ngigihembwa. Ubu uyu munsi ngiye kubasubiza ni mutumva birabareba. Ntihazagira umuntu kubesha ngo TikTok ngo mpa amafaranga nyikugirire ngo inyamerika ngo bare ati kubera iki. Yego birashoboka ushobora kwikugirira inyamerika ariko nta mafaranga uzabona. Ngo umuhungu agatazi ngaratubeshye nta mafaranga ari muri TikTok. Mukomeze mutseke. Abantu bakura amafaranga muri TikTok ntago ari Abanyafurika. Twebwe bajya batugira ngo mutega amatwi mbabwire. Muri Afurika iyo tuvuze ngo ugeze muri Amerika ukoze TikTok wujuje ibisabwa ngo ushaka guhembwa. Iyo ugize abantu bakurebye bavuye muri Afurika nta mafaranga ubona. TikTok iguhemba ari uko warebwe n'Abanyamerika. Munyumve neza. Niba nahembwa kuri TikTok mpembwa n'abantu bandeba bo muri Amerika kuko mfite ingegera ziri muri Amerika zindeba. Muri kumva neza? Muri kunyumva neza noneho? Good. Hanyuma rero ingegera zibabesha ngo njya mbyumva ngo mubyita international mwese ngiye kubasubiza umuntu utarareba iki kiganiro biramureba munagishe yaringe mukereke ingegera kuko umungu gatanazi naje kubabwira haruri inzira mbabwire ukuri kw'ingegera zigenda zibweragura mu bugenda mubeshya Abanyarwanda. Icyambere cyo ninge Munyamerika ndabizi ndi mu Banyamerika ba mbere bafite TikTok ihembwa. Ihembwa gute rero TikTok ihemba gute bigenda? TikTok itangira kuguhemba ari uko wujuje followers 10,000. 10,000 ndetse ukaba wujuje na views 100,000. Ibyo 100,000 bya views bigomba kuba byaraturutse muri video ifite umunota umwe. Iyo udafite umunota umwe ntago babyemera. Ibyo 100,000 bya views bigomba kuba byaravuye muri video y'umunota wose ifite umunota wose. Muri kunyumva neza katwikomereza. Mbo rero YouTube iguhemba gute? TikTok rero iguhemba gute? Buri views 1,000 irakubarira iraguhemba buri views 1,000. Views iyo ugize views 1,000 iraguhemba. Uri kumva iyo wujuje ibyo bisabwa wujuje followers 10,000 wabaye muhirimbira mbese uri kumva wakize. Rero akabanga mutazi akantu gakunda kubaho kambabwira ibanga sibyo? Mutega amatwi. Iyo umaze kuzuza 10,000 nizo views 100,000 wabyujuje TikTok itigira ngo nta views bawongera kuzabona. Mubikore muzarahire ngo umungu agatanazi ndabeshye.
nta views uzongera kubona, views zitazigabanyuka, keretse iyo uri icyamamare nk'umuhungu wa Gatanazi, keretse iyo uri icyamamare nk'abandi abantu urumva muri kunyumva neza, zitazigabanyuka. Video yawe YouTube bambe TikTok itiga igabanya kugira ute kuzohereza mu bantu ngo bazirebe, kuzohereza abantu ngo bazirebe, keretse umuntu aje kagusacinga akakureba. Urukumva rero TikTok amafaranga ntayarimo, mutuze ntibazababeshye ngo kakandi ngo TikTok ngita, nta mafaranga arimo, ntibazana nuramuka unayibonye y'Inyamerika nta mafaranga uzabonamo, ntimbikubwiye mbizi ndayifite, mujye mureka gushyuhaguzwa. Mwumvishe mujye mureka gushyuhaguzwa. Rero umuhungu wa Gatanazi ngewe ubwo impemba kuma views nabonye y'Abanyamerika niba ari 100, ngo si ntabwo mbizi, ntabwo ari ibintu byo kubabwira, ntabwo ari ibintu byose umuhungu wa Gatanazi agomba kuvuga, ubwo murabyumvishe. Bo dukomeze rero, dukomeze ukuntu ibintu biri kugenda. TikTok rero nkuko mubyibuke ejo bundi habaye amatora muri Amerika, haba amatora muri Amerika, murabyibuka bya Trump ararahira aravuga ati nimuramuka muntoye TikTok nzayigira ute, nzayigarura, ntago bazayifunga. Muri kunyumva neza? None uyu munsi mw'iyi minsi n'uyu munsi babajije Trump ikibazo, bamwaje se none Trump ko wavuze ko TikTok uzayicungura, uzayicungura cyangwa ibintu byose yavuze nta gisubizo kirimo yego, nta gisubizo kirimo oya. Ntabwo nayibereka video hano bamfungira ibintu, ariko mu magambo yose yavuze nta yego irimo, nta oya irimo. Rero ukuntu ibintu bihagaze ubu ngubu, umucamanza mukuru yafashe icyemezo kigira giti, yabwiye nyiri TikTok, baramubwira ati uremera, bamuhitishamo ibintu bibiri, gufata TikTok ukayigurisha umunyamerika, hari umuntu witeguye kugura TikTok uhari umunyamerika, cyangwa se tukayisiba. Nibyo bintu bayibwiye, gusiba kuyigurisha TikTok umunyamerika cyangwa kwemera Amerika ikayisiba. Ihita ihana iminsi bitarenze tariki 19 z'ukwa mbere, TikTok nyirayo agomba kuba yavuze igisubizo cyuko bayigurisha umunyamerika cyangwa uko bemera bakayisiba. Nibyo twese dutegereje, nibyo twese dutegereje. Abantu mwese mwagenda Abanyamerika nibo ndikubwira, ingegera zagera zikahenereza, nzongere kureba muzongera guhenereza. Rero mwangegera mwe ni muze kuri mujye kumfollowinga ku Instagram no ku YouTube, mujye muza twibwejagurire hano, sibyo? Rero twicare tujye gusenga, tujye ku mavi, nibura nta gifungwa, nitugira amahirwe nta hijya. Nta hijya. Naho ubundi ngegera mwese mwagendaga bakababeshya ngo TikTok ngira ngo babakorere ngo TikTok ahemba, reka mujye mutuza muri kubugegera, ntago TikTok ihemba mu Rwanda. Nibaramuka banaguhaye TikTok yo muri Amerika, nta mafaranga uzabona, kuko uzaba uri kurebwa n'Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda nta mafaranga mutuma tubona ku TikTok, duhembwa kubera Abanyamerika baturebye. Rero Abanyarwanda mwe nimugire ubwoba, ingegera zari zagize ubwoba ngo bagiye kwifunga no muri TikTok, ingegera zari zagize ubwoba ngo bagiye kwifunga no mu Rwanda, ngo bagiye kwifunga muri za Uganda, muri za muhumure, hijya nitwe dufite ikibazo, abantu muri Amerika nitwe bagiye kwifungira. Nibiramuka bibaye tuhuye n'ibibazo, nibitaba Imana izaba yakoze hasi igahita itubwira ati bana ba mama muhumure.